hari umuntu ushobora kukubwira inkuru y'ubuzima bwe ukicwa n'amarangamutima. abo twabyaranye ni 16 ubu mfite 3. ko nabyaraga impanga nazibyaye 3 bose baragenda barapfa siganye 3. Uyu mubyeyi yabyaye abana 16, hafi ya bose bitaba Imana, hasigara 3. Umugabo we yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, inzabamo niyo ngiyo ayishyura iyo yaragiye ihene z'abaturanyi. Ndi mu kazi mu Bugesera, umuntu aza kumbwira inkuru n'umubyeyi utuye aho. Numva ngize amatsiko, ngize n'agahinda, ndamushaka ngo tuganire, wenda yanganiriza ku buzima bwe akaruhuka, nanjye namwigiraho byinshi. Byarangiye muhaye ukuboko. Ngubu ni iyo ngeze ku gahinda k'abana nabyaye, nkagera no mu nzara y'uko tubayeho, nkagira n'uko ntagira homba, cyane cyane ikintu cyo kutagira homba kiranshengura. Ubwo rero indwara zakubitiraho, noneho nkarushaho kugenda numva afite intimba ku mutima. Yitwa Josepha, nuko avuga incamake y'ubuzima bwe. Njye nitwa Mukanyandwi Yosefa, abantuye mu kagari ka Rugarama, umurenge wa Mareba, umudugudu wa Gatare. Abariho ncumbitse, yembayeho mu buzima bubi kuko aho mbaye ndacumbitse, singiraho mpinga, singira shinge na rugero, n'icyo kurya nkibona ari uko nabonye nkaho njya gushakisha ihaho. Abandi bana yiyumvagamo kuzaba umuntu ukomeye. Nari nzi ko ndi umuntu uzaba ukomeye kuko naranigaga, nyuma yaho mbanwa mu ishuri nuko umubyeyi wanjye apfuye. Ubwo amaze gupfa rero nibwo ubushomeri bwatangiye buramfata, ndinda kuva mu ngo, nza kugenda ngenderera bitewe n'intambara. Ubwo mpura n'uwo duhuriye mu nzira y'umugabo, nibwo twashakanye. Nyuma y'uko ababyeyi bitabye Imana, imibereho yaragoranye. Icyambabaje cyane nuko nabonaga imibereho yo kubaho ntayo, kuko nari ntunzwe n'ababyeyi banjye. Noneho ndavuga nti reka narabuke njya hirya no hino mu baturage ndebe ko nabaho. Ubwo rero nibwo igihe cyageze, nibona intambara ahise birangiye, nibwo nafatanya n'uwo mugabo dushakana. Umugabo we yaje guhura n'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo we nari mbanye nawe, twari ducumbitse. Muri uko gucumbika tubanza kubana neza, ariko kubera ab'isi b'iki gihe aratangira bamuhindurira ukuntu ntazi, ndetse kugeza naho yajyaga yambura n'imyenda akiruka ku musozi. Ubwo ndagerageza ndarwanya mu buryo nshoboye, bigezeho mbona birararutse hafi yuko binaniye. Ubwo nibwo navuze nti reka inzoga niyo bibitera. Bonye yanze ndavuga nti hato ntazarinda iyo mbura hepfo no haruguru, n'abana twabyaraga bagenda. Nyuma yo gupfusha abana 13, umugabo warwaye yafashe umwanzuro wo kumusiga, ajya kuba wenyine n'abana be kuko yamutezaga ibibazo. Ubwo nubwo mbonye maze kurokora utu 3, have njye kudushakira imibereho, kuko n'ubundi ndabona icyari ugukorera inzoga. Ubwo niko kumubisa, mpita nzina ahangaha, nkajya amenya uko mbabeshaho ku buryo bwanjye, ntawe mvuga ngo ndabamutegerereje, kuko nawe nabonaga nta bushobozi afite bwo kuba, mbega afite ibimurogoya mu mutwe bwo kuba yabamfasha. Yabyaye abana 16, ariko hafi ya bose bitabye Imana. Abo twabyaranye ni 16, ubu mfite 3. Ko nabyaraga impanga nazibyaye 3, bose baragenda barapfa, siganye 3 bonyine. Bakuze bigoranye, gusa byarangiye ubushobozi bubuze, 2 bava mu ishuri.
nyine ukuntu bakuze urumva nta se wabamfashaga ninjye wabizi mamagaho icyo ari cyo cyose nkibaza ubwo nyine bakarya uko batari kurya icyo babonye bakari icyo bafata ubwo mu buzima babayeho ngeze nk'aho bakageze mu ishuri ngo bajye mu ishuri bakiga bacikiriza igihe babatumye inkweto bakazibura imyenda bavuga ngo iranduye nkabambuza isabune nuko ubwo muri icyo gihe bagenda bakabirukana ugasanga bamaze nk'icyumweru batiga igihe cyazagera nabona aho nkora nabona isabune nkamesera bakajyayo cyangwa se nkaka nk'umuntu udufaranga ntizakwishyura gurira umwana isabune inkweto n'udukayi babaho gutyo bigezeho birananiye ubwo nibwo bamwe batangiye bavamo havuyemo umukobwa n'umuhungu agasigayemo nako ni gatoya niko kanyuma nako ubu karaza ati bantumya yo kurya ntigenda nibakwirukana utahe ati ntibatuma nkora ikizami igenda nibakwirukana utahe nta kundi bigomba kugenda ikintu cyagiye kibavana mu ishuri ni ubukene bwo kubura ibisabwa ku ishuri nk'ubwo bakavuga ngo imyenda yabo irashaje yaracitse ahubwo ni njyewe nta bushobozi ufite ndabona ntari kubona nk'ubu izuba ryaka nkaba ntabona aho nyakorera igihe ntegereje ngo yenda nzabona aho nyakorera bajye kwiga igihe kikaba kiratakaye ngo yazagira ngo asubiyeyo n'ubundi wa mwaka akaba yarawurengeje noneho akajya agenda yiga ibice bigezeho aravuga ati n'ubundi yicara gutyo umwana mukuru twasanze ari gukora ikiyede ngo atunge barumuna be na mama wabo niwe mukuru mfite ubundi kugira ngo babeho dutunzwe no guca ishuri ubundi iyo tutabonye aho dukora ntabwo turya ubwo rero nk'ubu maze igihe nararwaye najyaga nanjye mbafasha aho narwariye iyo abonye aho akora niwe ugenda agakora akagenda akavuga ati haravamo ikiro cy'ubugari akazana n'utwo tunyanya ubundi tukabona guteka kuko nk'ubu kuva mu gitondo baba baheruka ibya nijoro bakongera kurya nijoro yifuriza abana be iterambere no gusubira ku ishuri icyo nambifuriza ni ukubaho neza bakagira iterambere bakaba bagira n'imirimo bakora yenda izabateza imbere binashobotse ngiye ku bwanjye bari nk'abafite n'ubushobozi bakaba banasubiramo mu ishuri barisubiramo ubundi kugira ngo bazagire ejo heza atazasaza nk'uko nanjye nshaje yishimiye atarwaye ngo kudushimisha iyo nta ndwara mfite nk'ubu iyo ntagiraga indwara inkoraho buri munsi nk'uko ngiye kumara nk'umwaka mu buzima yababajwe n'abana be bitabye Imana ikindi cyamubabaje yababajwe no kubura haba ubu nk'ubu ngubu ni iyo ngeze ku gahinda k'abana nabyaye nkagera no mu nzara y'uko tubayeho nkagira nuko ntagira ahomba cyane cyane ikintu cyo kutagira ahomba kiranshengura ubwo rero indwara zakubitiraho noneho nkarushaho kugenda numva afite intimba ku mutwe kuragira ihene nibyo bimwishyurira inzu iyi nzu uko naje kuyicumbika mbere nabanje kujya ncumbika ntanga umubyizi aho nangiye kujya nshikira intege nibwo uyu muntu yambwiye ati rero dore mfite udutungo kandi sishoboye ubuturagira ni umukecuru genda tujyane numara kutujyana abana bajye batwahirira agafumbire nikabone kujya ukagurisha ubone icyo ugura udushyimbo nubona uyigura noneho igihe cy'ukwezi nikigera inzu ayo baguciye nzajya ujye umbwira nzajya nyagura nuko rero iyo ukwezi kurangiye ayafite ndagenda nkamubwira yaba atayabonye tukishyura amezi abonye umuha ubufasha akagira icyo akora yakwishima abantu abari kundeba icyo nababwira keretse ari nko kugira icyo bamfasha
akareba ukuntu banteza imbere. Nk'ubu mfite nk'imikorere nagira icyo nkora ntarwaye, yenda nkaba nakubwira n'abo bana nabo bakamfasha, kuko nk'igihe narwaye nabo bagira icyo bakora, kuko igihe ndimo ni igihe kibabaje, noneho byakubitiraho n'iri zuba, noneho bikaba akarusho. Next Hope TV yamuhaye ukuboko, naho niwumva inkuru ye uzamuha ukuboko, uzamushimisha kandi nawe uzaba ukoreye umugisha. Icyo nababwira bitewe n'uyu mushinga mwakoze mugashyiraho aba babyeyi baza kutuganiriza, nabo bajye babadushimira, kuko nimwe baba bashyize imbere mukatugeraho, ubwo igisigaye nabo bazaba ari bo bazajya babatugeza. Iyi Next Hope TV, kora subscribe.